Mwiriwe neza, nongeye kubasuhuza abanyarwanda mwese mukomeza kudukurikirana, muri mu Rwanda, muri ahandi hose, turabashima cyane kuba mukomeza gukurikira ibiganiro tugenda tubaha. Muri video zatambutse twarebeye hamwe uko umukobwa cyangwa umugore ajya mu mihango, tureba ibice by'ubuzima bw'imyororokere agira, ndetse turebera hamwe uko umuntu abara ukwezi k'umugore. Twakoze ibi n'ingero nyinshi zigiye zitandukanye, turebera hamwe uko umuntu amenya igihe cyo gusama cyangwa se igihe cy'uburumbuke, tureba igihe cya ovulation, tureba n'ukuntu umuntu amenya ukwezi kwe. Tugiye kurebera hamwe uburyo umuntu ufite ukwezi guhindagurika ndetse n'ufite ukwezi kudahindagurika, ukuntu yamenya iminsi ye y'uburumbuke cyangwa igihe cye cy'uburumbuke, bitandukanye n'ibyo twabonye muri video yatambutse ya mbere. Nubwo nabyo ari byiza kubimenya, ni byiza ko umenya uburyo bwinshi bugiye butandukanye ku buryo wabukoresha, cyane cyane ko abantu benshi baba batazi ukwezi kwabo, ariko iyo ubashe kwikurikirana ukamara amezi 6 biragufasha kuba wakoresha uburyo tugiye kwigira hamwe. Uburyo rero tugiye kwigira hamwe, tugiye kubanza turebe ku muntu ufite ukwezi kudahindagurika. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite ukwezi kudahindagurika ni umuntu ufite ukwezi kumara iminsi runaka itagenda ihinduka. Wenda uku kwezi akagira iminsi 30, gutaha nako 30, cyangwa se yanahinduka hakavaho umwe cyangwa hakiyongeraho umwe, mbese idahindagurika ngo ibe myinshi. Mu gihe umuntu ufite ukwezi guhindagurika ari wa wundi ufite ukwezi kugira iminsi itangana. Wenda uku kwezi akagira iminsi 25, gukurikiyeho akagira iminsi 30, ukundi 35, ukundi 40, gutyo. Mbese akaba afite ukwezi guhindagurika. Rero tugiye kureba ukuntu yamenya iminsi ye cyangwa se igihe cye cy'uburumbuke. Formule dukoresha ntago ikomeye cyane, ni ukuvuga ngo duhereye ku muntu ufite ukwezi kudahindagurika, afata ukwezi ko agakuramo iminsi, agakuramo 18, yarangiza agafata nanone uko kwezi agakuramo 11. Ni ukuvuga ngo iyo minsi aba abonye iba ari iminsi yo mu kwezi kwe, ntago ari amatariki. Wenda dufate urugero, umukobwa cyangwa se umugore afite ukwezi kw'iminsi 30. Ndabasaba ko buri wese aba afite akantu yandikamo kugira ngo tubashe kujyana, turebere hamwe uburyo ibi bintu tuzajya tubikora, ku buryo buri wese azajya asama yabiteganyije, yaba atifuza gutwara inda nabwo akamenya uko yirinda. Ni ukuvuga ngo tugiye gukorera umukobwa ufite ukwezi kw'iminsi 30. Turafata uko kwezi, afite ukwezi kudahindagurika, buri gihe agira iminsi 30. Turafata 30 dukuremo 18, muze kumbwira umubare tuza kubona muri comment. Nanone twongere dufate iminsi 30 ye dukuremo 11, nanone munyandikire umunsi turi bubone muri comment, ndaza kureba turebe ababikoze. Ngewe maze kubikora, tubonye ko nidufata 30 tugakuramo 18 turi bubone 12, twafata 30 tugakuramo 11 tukabona 19. Ni ukuvuga ngo uyu mukobwa wacu ukwezi kw'iminsi 30 azirinda kuva ku munsi wa 12 w'ukwezi kwe kugera ku munsi wa 19 w'ukwezi kwe, muri kwa kwezi kw'iminsi 30. Dutekereza twese turi kujyana, kandi na benshi ntekereza ko babikoze. Rero tugiye kurebera hamwe noneho mu gihe umuntu afite ukwezi guhindagurika. Mu gihe ufite ukwezi guhindagurika, kugira ngo umenye igihe cyawe cy'uburumbuke, nabwo ufata, ni ukuvuga ngo bigusaba kuba warikurikiranye mu gihe cy'amezi 6, ukamenya buri kwezi iminsi wagiye ugira. Noneho ugafata ukwezi gutoya wagize muri ayo mezi 6, mbese ukwezi kw'iminsi mikeya wagize muri ayo mezi 6, ugakuramo 18, ugafata n'ukwezi kunini
wagize muri icyo gihe cy'amezi 6 ugakuramo 11, ukaba ubonye iminsi ukwiye kwirinda mu gihe ukwiye kwirinda kugira ngo utasama mu gihe utabyifuza. Ubwo tugiye gufata urugero, umukobwa cyangwa se umubyeyi yagize ukwezi gutoya kw'iminsi 25, agira ukwezi kunini kw'iminsi 42. Tugiye kureba iminsi akwiye kwirinda kugira ngo abatasama mu gihe atifuza kuba yatwara inda. Turafata kwa kwezi gutoya kw'iminsi 25 dukuremo 18. Nabwo murongera mu nyandikire igisubizo muri comment, ndaza kureba ababikoze. Hanyuma dufate 42 dukuremo 11 kuko niko kwezi kunini. Ntabwo ko dufata ukwezi kunini tugakuramo 11, gutoya tugakuramo 18. Ngo nidufata 25 tugakuramo 18 turaza kubona 7. Nidufata 42 tugakuramo 11 turaza kubona 31. Ni ukuvuga ngo umukobwa wacu cyangwa se umubyeyi azirinda kuva ku munsi wa 7. Ibisubizo ngibi hano ngo twafashe ukwezi gutoya ariko ku minsi 25 dukuramo 18 tubona umunsi wa 7. Mbibutse ko iki gisubizo turi kubona ntago ari itariki ahubwo ni umunsi w'ukwezi k'umugore. Ni ukuvuga ngo ni umunsi wa 7. Hanyuma dufate ukwezi kwe kunini yagize ku minsi 42 dukuremo 11 tubona 31. Ni umunsi wa 31. Ni ukuvuga ngo uyu mugore ufite ukwezi guhindagurika akaba agira ukwezi gutoya kw'iminsi 25, yagira ukwezi kunini akagira iminsi 42, azirinda guhera ku munsi wa 7 w'ukwezi kwe kugera ku munsi wa 31. Ni ukuvuga ngo bitewe n'igihe yagiriye imihango, umunsi yabonye imihango uzaba ari umunsi wa mbere, nagera ku munsi wa 7 yirinde cyangwa se yifate kugera ku munsi wa 31 w'ukwezi kwe. Gutekereza twese twayasobanukiwe ibijyanye no kuba umuntu yamenya ukwezi, igihe cy'uburumbuke, igihe akwiye kwifata mu gihe atifuza kuba yatwara inda mu gihe atabiteganyije, ndetse mu gihe yifuza n'umwana kuba yakora imibonano mpuzabitsina idakingiye kugira ngo abashe kubona umwana. Ko abenshi ntabwo tubasha kumenya igihe cy'uburumbuke cyacu, kandi nabyo bituma abakobwa n'abangavu benshi dutwara inda tutabiteganyije. Rero ndabararikira kuzakomeza gukurikirana video zacu, tuzakomeza tubahe ubumenyi bugiye butandukanye bw'ubuzima bw'imyororokere, kandi tunabararikira gusubscribinga kuri channel yacu ya Jokea ku batarabikora, n'ababikoze mukalayikinga iyi video kugira ngo tuzajye dukomeza tubagezeho video zigiye zitandukanye z'ubuzima bw'imyororokere.